aha Renzo jya mu nganzo tubwiza ukuri kera twiga muri primaire twaravugaga ngo les parties du corps innées sont la tête, la poitrine et les jambes. Mais rero mu gice cya la tête cy'umutwe uyu mwana w'umukobwa afite iminwa myiza, afite iminwa myiza cyane, ngo yavuga neza, hari iminwa yavuga neza, ntabwo ari yo kuvuga, ntabwo avuga iminwa, havuga ururimi. Ni ukuvuga ngo hari iminwa ubona itarimo ubuzima, ubona yumye yarumagaye, ubona itarimo ubugingo. Iyi minwa y'umwana w'umukobwa iratemberamo ubuzima burimo, iroroshye. Siniriwe mvuga, simvuze kumenya amenyo siniriwe yagarukaho, amenyo ndaretse. Tubone ku gihimba imisusire y'umubiri we ku gihimba. Urebye iki gice kigaragaza ikihe gice? Urumva afite agatuza kajya imbere kabyimbye, no kumwana w'umukobwa akwiye kuba ameze. Yego, ariko inda wagira ngo igifu barakimwibye, ahubwo hari bakimanurira hasi. Wagira ngo igifu namara bimanuriye muri ibice byo hasi, wagira ngo mu nda nta kintu kirimo, wagira ngo ni inzira yo guhumekera gusa. Ubwo ni ubundi buranga. Uruhu noneho uruhu hari icyo twita finesse mu gifaransa, ruri fine mu gitaliyani, ruri fine, ni rwiza, ni igikara cyiza. Ariko nturenga aho ngaho, nturenga aho ngaho. None uragira ngo nese waretse nisanzura. U Rwanda rwaribohoye ntirwibohoye. Regarde sans toucher. Uruhu rwe ruroroshye kandi urabona ko ntabwo rubrecinze, nta kintu gisizeho kidasanzwe. Uyu nguyu ari natural, ni mwiza pe, aroroshye, afite isoni, afite voilà nicyo nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga icyo bita tenderness. Umubiri we hari ukuntu utendeyemo, tenderness like uramwumva ukumva ko nyine harimo, aroroshye, ntabwo agukomeretsa, agukomeretsa se rwara nawe. Hari umuntu ugira urukumva nyine wagira ngo kuva rwarumagaye, ameze neza. Uri mwiza ufite uburanga. Oya yampobera, yanyuzwe.